kubera mu gitondo wirukana ukirukana ibyo utazi ubu bihamagara bikwegera ubu. Haleluya. Ndahagarara ndavuga nti hari abazimu ntagira, hari dayimoni zitambaho, izo kwa data ntizimbaho. Nsomye Bibiliya nsanga Imana yaraganirije Aburahamu iramubwira ngo siga umudugudu wa so usige Uri y'Abakaludaya ugende ujya aho nzakwereka. Mbwira Uwiteka ngo ngenda njya hehe ko ntacyo nasiga. Kugira ngo amen. Cyatumaga bivuga cyane byari ibintu bibiri. Ko naho mama yaranjyanye avuga ngo ni kwa data nawe ntiyanyemeye. Arangije aravuga ati jya kwa nyogokuru wihangana bari buba ndashaka kubyara abandi bana. Ingoyi yari imboshye yitwa imwe, yari ingoyi yo gusobanukirwa data yonyine. Nta bandi bazimu nagiraga. Nagera mu nzu y'Imana havugana hani muri deliverance birasobanuye ngo ni ukubohoka. Ndashaka amaboko ingoyi yo kutamenya data. Imana igiye kuvugana nanjye irambwira ngo nkubwiye amabi ya so ntabwo wazongera kwikunda, ahubwo nk'umutamuzi ni jye so. Irambwira ngo niyo papa w'imfubyi akaba se w'imfubyi, we papa w'imfubyi akaba se w'abapfakazi akaba umugabo w'abapfakazi. Arambwira ngo ni wowe mwana wanjye wishaka so utikururira n'imizigo. Kugira ngo amen. Iyo ntabwo ikikuru. Ibyo nabyo numva sinsobanukiwe. Ndikarakasa. Nari maze igihe numvishije icyanditswe cya Mose uburyo yatonganyije Imana. Ndavuga ngo nimba Mose yarashize amanga akakubaza, nanjye reka nkubaze. Haleluya. Hari ibyatumaga nyibaza, Kigali yari yanyanze, Nyagatare yanyanze, kwa mama banyanze. Haleluya. No kwa nyogokuru banyanze. Ko bwacaga nuko bwiraga yaravuga, nyogokuru yarantumaga natinda ati kabona kitabikora neza ni ikinyendana. Nabaza mama gituma banyita ikinyendana, ati no kuva nyigutwite ntabwo bakwemeye. Haleluya. Namubaza igituma batanyemeye, akarira amarira kuzura ibafu. Namubaza ngo data ari, ukagira ngo nongeye kumutera irindi cumu, akarira andi marira kubyayo yarize bwa mbere. Ibintu udafitiye igisobanuro Yesu agira bifitiye igisobanuro. Ndangije ndihangana mbaza Imana. Imana irambwira ngo ni Yesu. Irangije irambwira ngo mu gihe wavutsemo so ntiyabigizemo uruhare na nyoko ntiyabigizemo uruhare, ariko umugambi wanjye wabigizemo uruhare, umugambi w'Imana wabigizemo uruhare. Guhanuriraho gake ibyo uri kunyuramo Imana yabigizemo uruhare. Iyo itabigiramo uruhare biba byaraguhitanye. Iyo itabigiramo uruhare biba byarakumize bunguru. Ibyo uri kunyuramo biri kukwigisha wowe ugomba kuzaba we ejo hazaza. Ibyo uri kunyuramo uyu munsi biri kukwigisha mushumba w'ejo hazaza. Ibyo bigiramo uruhare ndabikubwira nk'umugabo wo kubihamya. Yambwira ngo mwana wanjye, mama wawe yasamye inda mu ntambara, amasasu yaravugaga, ubwo urumva yarabigizemo uruhare. Ntabwo tureka kubeshya. Ubwo imbunda iri kuvugira hejuru ku mutwe wawe, ukaba urihisha ukihishanya na ntuza, akaba gutikuye intuza akavuka ntuza. Ubwo ngubwo haba ninde wabigizemo uruhare? Ariko kubera ko ariyo saha Imana yanditse ko ntuza azavukamo, ikavuga ngo umugambi wanjye ntusohora. Tugira amahirwe badusamira mu masasu, none turavuga Yesu nta sasu rihari. Mama hindukiye kagiye mu gihuru, asanze ba ise na nyina
bakubise agaseseme hariya baramubwira ati wa mwana ibi wabikuye hehe ko ibi bintu tutabizi n'uyu munsi byarabacanze uburyo navutsemo bivuze ngo nabaye ikibazo byacanze sogokuru bicangwa na nyogokuru ikintu nemera ikintu nibuka ni kimwe iyo bicaye barabazanya bakavuga ngo wibuke hari igihe twamubuzeho twamusize agaruka yizanisha mu cyumweru kimwe atangiye kuzana ibintu by'iseseme kugira ngo amen Imana irangije irambwira ngo bakure ngo ku rubanza kuri mama wawe nta ruhare yabigizeho ubikure kuri so nta ruhare yabigizemo kugira ngo amen nimba utaranabababarira ubababarira si karande z'iwanyu ahubwo ni Imana ishaka kukwigisha Berutse kuririmba ejo bundi mu Rwanda turavuga vugutira kanducu ingamba zivemo umpindure icyuma cyawe buhoro koresha amasha namwe guhindura akayuya bajya kwahiza ubwatsi iguhindura icyuma gisya ibigori se namwe guhindura icyuma cyananiye abarozi bakanga kuguhitana wamugiye ngamena niko nyumvishije namwe guhindura icyuma cyananiye abagore bakoze igihe kirekire n'uyu munsi ukaba uhagaze ahubwo guhindura icyuma cyananiye abanyamatiku bakubuza umwaka n'uyu munsi ukaba ugihamya Yesu ariko umuntu bizakuvuguta gute urumva izakuvuguta gute urumva izagushyira mu cyumba gute urumva izagushyira mu muriro ugacurwa gute si wowe wayibwiye ngo ikurondora ikumenye nibwiye kundondora indondora wese irondora n'igihe navukiye irondora n'amateka ya irondora n'icyumweru n'umunsi irambwira ngo kuri iyi tariki nubwo wabuze indangamuntu ukaba ugejeje 23 utarabona indangamuntu genda ugende ubasobanure ubabwire ngo wavutse ku Mana iravuze ngo baguhe ibyangombwa myaka 20 n'igihumbi kandi n'Imana yagiye kunderera mu maboko y'abantu bakomeye nta muntu wagombaga kumvugaho kugira ngo amen kugira ngo amen iyi Mana nagira ngo mubwire ni Imana itarabanura ku butoni irangije irambwira ngo ni jyewe ndashaka kugira ngo mubwire ngo Imana niyo idushyira kuri bene wanyu idushyira ku baturanyi idushyira ku barozi niyo kuko yabishatse mu kanya nk'ako guhunga byatuza ituri kugeramo muri uyu munsi ishatse yategeka ngo birangire nakubwiye ngo umunsi ngo uyu Yesu arangiza amugeze aramubaza ngo urashaka gukira ngo azana impamvu zikomeye aravuga ati abandi bajya mu kidendezi kandi sinamuciraho iteka imbaraga yari yizeye zari iz'ikidendezi ariko iziri hanyuma y'ikidendezi ntabwo yari azizi ariko Yesu yari yahageze Yesu nahagera bizasobanuka Yesu nahagera bizakorwa Yesu nahagera imbaraga zizakomeraho ariko twizera imbaraga z'abatuze badusengeye tukizera imbaraga z'aba bishop tukizera imbaraga z'abahanuzi tukizera imbaraga z'abanyamasengesho ariko hanyuma y'izo mbaraga hari izindi mbaraga hari imbaraga za Yesu hanyuma y'ibyo ngo Yesu agera i Yerusalemu arangije agera ku kidendezi bahageze ahasanga umuntu uhamaze imyaka 38 tutitaye igihe bimazemo Yesu agiye kuhagera kugira ngo amen kugira ngo amen kugira ngo amen ariko natangariye Yesu mujya gusoma ijambo mukagira ko ari jambo rivuga ngaramubwira ngo ikorera uburiri bwawe wigendere mwakurikiranye amakuru yaho yagiye nuko gira gute yego sawa ngo yarabwikoreye ngamaze kubwikorera
abayuda baba bamubonye baba bavugishije induru ngo n'iki gitumye wikorera uburiri ku isabato ntabwo tujya twikorera, n'iki gitumye ucuruza, n'iki gitumye urangura, n'iki gitumye utuye muri Birama, n'iki gitumye usengera hariya, n'iki gitumye wambara neza, n'iki gitumye wambara agakweto. Yego n'iki bayitahire rurarangiye se ahubwo ruratangiye. Nasomye ijambo birambwira ngo uyu mugabo arangije aravuga ngo igikuru ni uko nahuye n'umugabo akambwira ngo nikorere uburiri. Bibiliya imbwira iki? ngo uyu mugabo yikoreye uburiri bwe ntabwo yigeze akata ngo ajye iwabo. Yaravuze ngo n'ubundi ugiye mu kigeragezo nta mama nabonye, nta data nabonye, nta mwene wacu nabonye, ngo yerekeze iyo ku rusengero. Yagiye ku rusengero, cya mbere cyari kimujyanye nasobanukiwe n'ikintu. Yaje ku rusengero aje gushima Imana. Mushumba agiye kumuhagarika aramubwira ati njye ntumpagarike, muri 38 ntiwapfuye, ikinzanye ni ugushima. Nije wa wundi wahoraga imbere yawe. Bamarindi batashe kugira ngo amen. Abadiyakoni bagiye kumukumira aravuga ati mutarya, igikuru ni uko namenye ko hari uwagiriye imbabazi. Yesu nawe nahagera uzashima, Yesu nawe nahagera bizasobanuka, Yesu nawe nahagera uzatandukana, Yesu nakugeraho. Ariko hari abantu mwateranye kuvugira haleluya. Haleluya. Hari abantu bari muri mirako kuvugira haleluya. Haleluya. Imbaraga zo kuba muri mirako ni ugushima. ndabyumvise Imbaraga zo muri mirako ni ugushima Imana gusa. Zawongera dutegure igitaramo cyo gushima. Nyuma ya overnight tegure gushima Imana kuko amashimwe azaba ahari. Kuko ibintu ndeba iby'abanyankore bita ngo ni rone, izi ngizi ndeba ziri gutumuka muri iri teraniro zigenda zitumuka mu mago yawe. Izi ndeba zigenda zitumuka, izi ndeba zigenda ziruka, izi rone zanyu ziruka, izi ndeba zigendesha amaguru. Udashima uzaba uri ikigwari. Umusenyi wawe mbivuge n'igihe wayifatiye, ariko ndagira ngo ubwire ngo Yesu urahaga yamajije gutegeka iraro n'iyiwanyu yari yimutse yagiye. Niba ari ikintu kibabaza kandi kiryana ni ukuba ukenya ukaba no mu ibanja. Inzira yakujyanaga kugura umunyu urayihindura, inzira yakwicazanyaga n'abandi bagabo ku mudugudu uhita uyikwepa. Muzabaze umugore bita Hana ngamajije kumenya ko Elukana yabyaye umwana hanze. Bibiliya imbwira ikirambwira ngo avirama barahaguruka agira amayina yote bagenda afite agahinda bayinjira mu rusengero. Bibiliya ivuga kuri ayo mateka bikavuga ngo nta mugore wari wemerewe kwinjira hera. Iyo bikimeze gutyo uba ugikandamijwe n'amategeko. Ariko iyo Yesu yahageze amategeko akurwaho umushumba. Itegeko ryaravugaga ngo nta mugore wemerewe kugera hera. Hana aravuga ngo kubana na mukeba sinabyihanganira, kugenda ahetse umwana simpeke ntabwo nabyihanganira. Batinyuka ku mategeko aravuga ati n'ubundi ikindi cyo kirahari, reka agenda amategeko azanyice. Amateka arabwira ngo ageze mu nzu y'Imana, ageze ahera basanga yari nk'umutambyi. Yera mubonye ntabwo ari uko yari amwaje, ngo yera akorwa n'isoni ubwoba buramwica. Aravuga ngo ibi ntibibaho mu bayuda urajate. Aravuga ati urajate. Aribaza ngo uyu mugore ni iki kimuzanye, bakubitwa n'inkuba barumirwa. Aravuga ati iyi nkuru nzayikwiza hehe uyu mugore winjiye mu rusengero bitemewe. Imana yo kabyara
Yohana arayitakambira, bayitakambira atavuga, asenga acecetse, agasenga yumirije iminwa, ngo yaramurebye aramubwira ngo uzageza he wa mugore we n'iryo sindwe ryawe? Utarasenga ngo bakwite indaya, utarasenga ngo bakwite umusazi, utarasenga ngo bakwite umusizi, utarasenga ngo babite, utarasenga ngo bakwange, utarasenga ngo bakugire, utarasenga Imana yakora, Imana yaremye abayikura. Umutima wanjye wishimira Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kangukire ku banzi banjye, kuko nezejwe n'agakiza ke. Kuko nezejwe n'ikirata N'agakiza ke. Hana arasenga, Haleluya. asenga yumbije umunwa, asenga ijwi ritazamuka, asenga ijwi ritagenda, ngo yera amwitegereje, aravuga ngo uzageza hehe wa mugore we n'iryo sindwe ryawe? Kandi ibyo bivuzwe n'umutambyi, ntibivuzwe n'abanyamahanga. Urumva abanyamahanga baravuze ingano iki? Urumva abanyamahanga baravuze ibingana iki? Niba umutambyi yaravuze ko uyu mugore yasinze, kugira ngo amen, kugira ngo amen. Buri muntu wese wazanye ituro muri uru rusengero akazana aya mazi tukayanywa, azamura ikiganza amubwire icyo Imana ivuganye natwe. Zamura ikiganza cyawe ngubwire, Imana irambwiye ngo ngubwire ngo igiye kuzagushyiraho icyapa kigaragarira buri muntu wese kuri uyu muntu wakoreye Imana. Irambwiye ngo ituro ryawe ry'amazi watanze uyu munsi rigiye kwemeza abantu bagusuzuguraga. Ubu ikintu nasobanukiwe kuri hano, Yohana arangiza yikuraho ituro, arigenda arihereza Eli nk'umutambyi, arangiza aravuga ngo uyu mugore nkurikije amagambo maze kuvuga, iri turo sinaryakira. Eli yanga kwakira ituro, Eli yajya gukora ku ituro rikamucira urubanza, rikavuga ngo ko avuze ko yasinze iryo turo ryakirira iki? Turashimira Imana igirinda n'amaturo yacu. Eli turo risiga hera h'Imana. Uyu mugore we yarapfukamye arasenga, aravuga ngo numpereze umwana nzamugutura uwite, ngo kandi wongere witegereze, mu bwami bwawe nta muntu usigaye wagukorera keretse isanga warema mu nda yanjye. Ariko numva Yesu agezeho, niyo aka kanya nataha, numva Yesu umuvuze nk'ukuntu abishaka. Ngo Eli yumvishije amagambo umugore avuze, aravuga ngo iri turo nifashe ryavoraho, Imana yafatiraho inkota. Kugira ngo amen. Ngo abantu baza guterana bagasanga ituro ry'ahana ku gatuti, abadiyakoni babwira mushumba ati ibyari iraturo bimeze bite? Mushumba akababwira ati muceceke, ituro ryawe ntihazagire urikoraho, ituro ryawe ntihazagire uritwara, rizahatinde kugira ngo risohoze icyo Imana yavuganye nawe. Ituro rirahatinda, abantu baterana bagasanga ituro ry'ahana. Hana yasenze isengesho rimwe, uyu mugore naramutinya, yaravuze ngo Imana mbwira irumva, Imana ndiriye ibasha kunyumva, niba ari Imana yumva ngiye kuyitegerereza iwanjye. Uyu mugabo Elukana yahuye n'akazi mwa bagabo, mwebwe nta kazi mwari mwabona. Elukana yakwitura, Hana akamubwira koko nandi umpeye. Elukana yajya kugura inyanya, yajya kukorerayo kugura inyanya, yagaruka mu rugo, Hana akamubwira ati ko nandi usize uteye. Elukana yagura amazi, akamubwira ati uyanywe cyane ariko uranantera inda. Bibiliya imbwira iki? Birabwira ngo mu minsi mikeya Hana yumva akana kari mu nda ye. Kugira ngo amen, kugira ngo amen.
baragendaga ahuye n'umugore bita Elizabeth, ngo yumva ngo bahoberanye, ngo bumva bitangiye kwipfapfapa, ngo yumva umwana ari mu nda. Umuhanuzi barahanuye ati mu nda yawe harimo icyanga rikomeye. Ariko urumviye Imana. Kugira ngo amen. Amen. Bibiliya iravuga ngo aragenda aho ngaho barabyaye, abyara umwana bamwita Samweli. Nta kintu cyanangaje, ngaruka ahita abwira Hana ngo tujye gushima Imana. Hana aramubwira ngo ntaho njya, hari icyo navuganye n'Imana. Yari yarahize umuhigo, aravuga ngo uyu mwana numumpa nzamwonsa, namara gucuka nzamuzana nk'ituro musige mu nzu yawe. Haleluya. Kugira ngo amen. Amen. Kugira ngo amen. Ngaruka aravuga ati none nagushima guhara, ati wowe genda ushimbe wenyine, ishimwe ryanjye rirahari, ikibazo cyanyu murabitunaguza. Mubishima bikiri umunyagara. Kugira ngo amen. Uziko njye narashima ko Imana yampaye igare. Imana yigeze kumpa igare, ndavuga nti ntabwo nabishima. Ndavuga nti ndavuga naka ni akamenyetso kizangirira neza, nabyo nari mbizi ko ntazaribona, ariko ntabwo nashima ku igare. Yaravuze imodoka, ndavuga nti iki ni igicupuri cyaje, ntabwo ari byo Imana yavuze. Reba umuntu wasenze Imana, umugabo nkanjye mpagaze ndi gushima ngo Imana yampaye igare, sinaba ntekereza ubuso wacuruje kanyanga yashimye. Amen. Twinjije hari ibintu abarokore mushima, bashaka nk'amashimwe yanyu, nkibaza ibyo bintu muri kuvuga. Muri ibi gihe byaramurenze, aravuga ngo n'Imana igabanya umusonga. Hari igihe Imana igabanya umusonga, ntabwo riba ari ishima. Imana ikubwiye umwana ubonye imihango ngo ndashima Imana. Ibyo bintu ari byo. Imana ikubwiye ubukwe bafashe irembo, urashima Imana ko yaguhaye fiyanse, abivuyemo se. Ni wowe wa mbere se baba bataye? Wowe wa mbere baba bakatiye bamufatiye irembo? Warindiriye n'ubukwe bukaba ukazabivugira rimwe. Nibura ukavuga ati ndana ku gatuti tukumva ishimwe. Ngo bampaye fiyanse, ngo nabyo ndashima, ngo nabonye ubukunzi. Ibyo bintu ubwira, urabibwira abarozi, urabibwira abapagani, urabibwira abanyamahanga. Muzabaza amakuru nyina wa Mose, ngo yamuhise igihe kingana n'amezi 3, babonye bimunaniye amubohera akato, ko atagiye gushima ko Imana yamuhaye umwana. Mose ageze kwa Faraho abaye umwami, ngo akajya amwotsa ashima Imana, avuga ati ndashima Imana ko notse umwana urererwa ibwami, kandi ntari umwamikazi. Najye gushima amashimwe afatika, nko muri Miracle Center mujye gushima amashimwe ajyanye na Miracle, ajyanye n'igitangaza Imana yakoze. Bari naguha umutwaro ukigwa waciye amateka ngo bangongure gushima, katuzonga ku mutwaro usanye kwa miliyoni, urumva utazasara tukakubura. Aguswa nemaje kumenya utundi Imana itukorera itwigisha